kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mwijuru nkuko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye bose ndababona bayobowe imbere na Mutezimana Emmanuel ndamubona kuko abiwacu nabo baramwakirana yombi turakaza iwacu rwose ikari iwacu ndababonamo ababyeyi bangana na data ndababona kandi inkumi ndetse n'abasore tungana harimo ababyeyi benshi ubona urungano rw'abawe rwose mukandagire muhamye kandi karibu iwacu dukunda abashyitsi iwacu ubusanzwe data dutoje kwakira abashyitsi rwose mukandagire muhamye kandi muze kwinjira mwakira mwicare muvuge neza icyo mutazi ndahari ndetse bashiki banjye barababa hafi ndaza kubasaba ahubwo ba protocol baze bafashe abo babyeyi babicaze neza nk'uko bikwiye rwose dukomeza kubaha ikaze iwacu dukomeza kubaha ikaze iwacu mu muryango wa Martin rwose mukomeze mwinjire muze iwacu ni karibu nk'ibisanzwe n'ubundi ikindi gihe tuzakomeza ngo tugenderere dukomeze muze iwacu mu muryango wa Imana Dame twari turi mu gitaramo cy'uko abanyeshuri bacu bamwe na bamwe barangije amashuri neza kandi batsinze nk'uko bikwiye akanya nk'aka twongeye kuzamura amajwi yacu tugushimira kugira neza kwawe utoza ko bukeye n'uko bwije izina ryawe rihabwa icyubahiro wabanye natwe mu minsi yo kubaho kwacu muri iyi saa turacyari mu biganza byawe ni rwa rukundo uhora utugaragariza niyo mpamvu natwe akanya nk'aka tugushimiye kugira neza kwawe duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo utubabarire aho tutagenze neza wongere twejeshe amaraso yawe maze dukomeze kuba ku birenge byawe tweretse gahunda zigiye kubera hano kugira ngo umubyeyi mwiza uzihire uzihe umugisha maze zigera ku musozi amahoro uhabwe icyubahiro ukomeza kutubera byose kuko uri byose ukomeze kuduha kuba mu biganza byawe kandi tuyoborwa na mwuka wera tubisabye duciye bugufi bw'izina rya Yesu umucunguzi wacu. dukomeje kwishimira iki cyicaro cyiza n'iki gitaramo twahozemo kandi kiri bukomeze mu kanya tubonye abantu binjira kandi baje batuje ubona ko nta mpagarara bafite nkabasaba rero kugira ngo waje arongoye izi fura zije zidusanga tugendera mu muryango ndavuga musaza Mutezimana Emmanuel kugira ngo yigire ijuru maze aze yigire hino dukorane mu biganza dukorane mu mbavu tubwirane amakuru y'imiryango yombi
maze twishimire no kugira ngo usabe n'imfura z'iwacu zaringanijwe kwakira uyu muryango zitambuke, hanyuma bazane ibyo twakiriza uyu muryango uje tugenderera kuri uyu munsi. Mutezimana Emmanuel, muraho turashima Imana. muraho neza? Yego yego. Yesu nashimwe. Imbazo iteka ryose. Ni amahoro? Ni amahoro rwose. Uwiteka abahire. Imana iraturinze twese hamwe. Mumeze mute se Musanze? Se umuntu atiriwe yakubwira uko tumeze. Hari ibyo bwawe byibwira buri. Uko ndeba isura muri kumwe, ariko ntangiye kwibwira. Rwose. Banza namwe akavura karabagezeho. Rwose imvura ko ari imvura isobanukira. Irasobanutse ntabwo umuntu yayitiranya rwose. Tubahaye ikaze rero muri muryango wa Ndahimana Damiye. Rwose. Muje mudusanga dutuje kandi natwe tunezerewe, turi mu gihe cyiza cyo kunezerwa. Twifuje kugira ngo mbere yuko tugira ikindi dukora nk'uko twiragije Imana, ariko tubahe no kucyo tuba twateguriye kwakiza abashyitsi baza badusanga, ariko by'umwihariko twishimiye. Murakoze cyane. Reka rero sabe umuryango wanyu kuba atari ubwa mbere tugenze n'uyu muryango. Umuco w'iwanyu n'iwacu ibyo turabimenyereye rwose n'ubushize nabonye ariko mumeze. Ahangaha turi bahita mu Rwanda rwa Gasabo. Rwose u Rwanda rwa Gasabo. Kandi urabizi yuko ari ku gicumbi cy'umuco. Rwose ibyo turabizi. Ubwo rero ibyo twigishije ahandi namwe byagezeyo. Umuco w'iwacu ntabwo ubuze gutandukana n'ubu. Oya rwose reka twese ko turi Abanyarwanda kandi tukaba twumvise Imana twagize nyambere namwe ariyo mugira nyambere. Iyo ngiye twese turi bamwe. Nukuri. Murakoze cyane. Aha rero ari ubuki. Seko numvise ukuntu ubu buki bwapfundikiwe neza. Ni ugupfundikirwa neza numvise. Yego. Akaba ariyo mpamvu wumvise bwitsamuye bwikirije yuko tugiye kubwakira. Rwose. Nkaba ngira ngo rero bashyikirize mubyeyi inkokoro maze nurangiza ntabwo kwifata gusa. Kwiyongera urwateza ariyo nikiriza. Urayizamura witonze uyica umuzizi maze ubwire uko bimeze. Nigire ubanza kunumvise bivuga kwa kundi ubanza ateye maze kazajya nikiriza iyo uteye. Ukubwira ngo ubanze ni uko wajya usanga kandi nkaba mubashye. Ntacyo bitwaye rero. Ntacyo bityo ubwerekanye gikore. Gikore rwose. Manuel. Ubuki kwari twamupfundikiye twabashyizeho ipfukire numva bumeze neza, wowe byumva uti? Siko numva ari nk'ubwo wacu. Imana ntabwo icyubahiro. Rwose amena. Reka rero noneho mugende muryoherwe nsabe b'abakobwa banjye bigire hino. Burya n'intwari babigejeje. Reka buriya none se si umuco wanyu bamenyereye uko babigenza. Tambuka rero maze bicare utuje nawo umuryango. Tuhaye ikaze ibyo mudusanzemo tugiye kuba tubikomeje, ariko nukuri mumve yuko ahangaha n'ubundi mwaje musanga. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ko mugiye gukomeza ibyo mwarimo kuko natwe duhari. Nuko murakoze. Zikabaye. Murakoze cyane. Imana enye umuntu imushye
isi nyuma y'iheke uratari byiza wowe nyine imbere umufasha imana yaremye umuntu imushyira umwete ingategeka isi nyuma y'iheke uratari byiza wowe nyine imbere umufasha obediwe ngaho shimira tumeze neza twese. Imana ishimwe mu kanya gashize twari turimo dutigita n'inanga rwose natwe twaguwe neza turimo kumva ayo majwi meza n'imirya y'inanga. Niyo mpamvu reba turushaho kugenda dusa neza dutya tukubwa neza. Mu kanya nari maze kukubwira yuko aha turi ari mu Rwagasabo kandi ahangaha ureba ku mpande no hejuru n'imbere n'inyuma hose ureba hasa neza. Ni mu muryango mugari wa Ndahimana, aho muri uyu mwaka twatekereje ko kuri iyi tariki y'uku kwezi dukwiriye guhura maze
tukicazwa no kureba uko umuryango wacu umeze, uko abana bagiye mu ishuri byabagendekeye, abatsinze cyangwa se abatsinzwe, ariko iwacu turatsinda ntidutsindwa muri iwacu. Imana ishimwe. Twari turi rero mu by'ukuri dufite n'ingingo nyinshi turi bwigeho k'umuryango, ariko iy'ingenzi cyane twaje gusanga ko abana batsinze neza, ababyeyi bamerewe neza barishimye, hari abana bashaka kuzamura mu ntera. Niyo mpamvu umuryango wateranye. Mu by'ukuri rero iwacu ntiduhora twugariye ngo tubure kugurura abaza batugana, niyo mpamvu twabahaye ikaze muri uyu muryango. Murakoze rwose, twabashimiye cyane n'ubu turacyabashima. Ariko niyo mpamvu mu gihe dukomeje ibirori byacu, mu by'ukuri nimuza kubona hari icyo mwumva mwavuga ku bwenge ngo turi kuzamura abana bacu mu ntera mu muryango wa Ndahimana. Namwe ntabwo muhejwe muri iki gitaramo, tukaba rero dukomeje kubifuriza kuryoherwa n'ibirori byacu. Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Twese uwo mugisha tuwusangire. Amen. Amen. Tuvuga ndetse tukanabibwira. Aha nahabonye umusangiza w'amagambo, ndagira ngo abanze akwegere maze yumve niba icyo ugiye kutubwira kibuze guhura n'ibyacu, hanyuma uwo mwanya awutange, nanjye ntanze uburenganzira. Tumaze rero gushima Imana, reka dushimire namwe uburyo umuryango wanyu, ubwuzu, urukundo, ubuntu, ibyo byabaye umuco mu muryango wanyu. Tubashimiye rero ibyicaro byiza mwaduhaye, tubashimiye ikaze ukuntu mwatwakiranye urugwiro, ndetse tubashimiye nuko mwatuzimaniye. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Rero nk'uko nari ndimo nkubwira ko twakoze urugendo rutari rutoya, ariko sanze dukoresheje amashyi n'impundu. Nagira ngo rero ko twagendanye musuhuze uyu muryango twagendereye, uko batwakiriye, ndetse munabashimira n'izimano baduhaye, kugira ngo bumve ko twifatanyije nabo mu birori barimo. Reka natwe tubikirize. Hari undi muco tugira. Rero nabwiye ko duturutse mu karere ka Musanze, umuryango twaturutsemo, umuryango wacu ni umuryango wa Nangihige Herisironi. Yes. Ubwo rero iyo twaje gutya tuba dufite n'ubutumwa bw'umuryango mugari, ndetse hari n'ikimenyetso tugira mu muryango wacu iyo tugiye baduha, kugira ngo koko bize kugaragara ko twatumwe n'umuryango mugari. Yego. Nagira ngo rero ariya rero iwacu tugira abikorezi, tukagira n'abahereza. Nibyo. Nagira ngo abahereza batoranijwe maze bazane icyo kimenyetso, namwe mugejuru mukitwakirire, kibereka ko twifatanyije mw'ibi birori mwagize kuri uyu munsi, kandi ko iki ari ikimenyetso cyo kwifatanya namwe kivuye mu muryango wa Herisironi. Uyu ni umwikorezi wanyu. Uyu ni umuhereza. Abikorezi bagera hariya maze bagashyikiriza abahereza, maze umuryango twubashye hamwe tukabashyikiriza. Nuko Imana ibahe umugisha. None se ikibindi rwose byaba ubwenge, impamvu yacu ni iyihe? Impamvu ni ukubera ko twifatanyije mu birori. Kwifatanya natwe cyane, kugira ngo bitaba ku magambo gusa,
ahubwo dushyire no mu bikorwa. ariko ibirori nari nakubwiye ngo bifite umugambi. Ibirori murimo natwe mu minsi ishize twarabigize, nibyo kuko abana batsinze neza ndetse bamwe mukabazamura mu ntera. Ibyo rero turabisanga mwatu mu muryango wacu, kandi n'ubushize ari igihe byabaye mu muryango wanyu ntabwo byadutunguye, twaje tubizi. Mwaje byiteguye, niyo mpamvu mwazanye cyane iki kibindi. tuzi kuvugira ku magambo gusa. Yego. Yego, buriya turabashimiye. Murakoze cyane. Nuko mukomeze mwicare mugubwe neza, tugiye gutarama maze nimuze kubona mugeze igihe cyo gusezera, kuko twebwe igitaramo cyacu kimara igihe. Ariko nkurikije yuko muri Musanze buriya muza mu gihe cyo gusezera muratubwira maze tubahe natwe intashyo muradusuhuriza abo mwasize. Murakoze. Rero dukomeze dutarame. Murakoze, natwe tunejejwe n'igitaramo cyanyu. Buriya nanone iyo ureba ziriya ntore ntabwo tuba twaje dufite ubutumwa bw'umuryango utari bumwe gusa, ubwo ni ubwa mbere, maze nuza kubona igihe gikwiriye muze kutwongera uduha umwanya maze tubagezeho n'ubundi butumwa bw'umuryango. Manueli, tube hano nakubwiye yuko turi iwacu umuryango cyane rwose, kandi nawe mbwiye yuko mwakoze urugendo rurerure rwose. Rero ntabwo turi buze kuvuga ngo dufate ikindi gihe, twebwe dufite ibyo turimo turatanye rwose, ariko nk'uko ubigenje ugasaba umwanya ukawuhabwa, n'ubundi numva ko ukeneye umwanya turawuguha ko twamaze kwakira. Nuko Imana igumurisha. Murakoze. Ubwo dushatse kuvuga ngo nkomerezeho ntabwo ari cyo mvuze, urambwira ngo ubutumwa bwa mbere bw'umuryango ni ubu ngubu. Reka rero nanjye mushyikirize umuryango, kuko njyewe ni umwe mu uhagarariye umuryango. ubwo nubishima turakomeza. Kamanzi ngezeyo. Icyo gihe rero nk'uko mugira iyi gahunda nziza y'ikiganiro yo kureba abana batsinze, yo kureba muzamura mu ntera, natwe twari muri icyo gikorwa maze dutumira abakuze, abakiri batoya, abagimbutse ndetse n'abasore n'inkumi, turaganira rwose, maze abasore bacu nabo bari bahari, tuza kuba turi kumwe n'umusore wacu Obedi, maze ndimo ndabicamo mu ncamake kuko cyagiye twarabirambuye cyane, maze nawe tuza kubona ko akuze, ndetse nk'uko twasanze namwe Imana muyigira nyambere, ndetse ubwo twari dufite n'ijambo ry'Imana turimo gusoma, ntabwo duterana nk'umuryango ngo twibagirwe Imana, ndetse aho twasomye twaje gusoma isomo ryiza riri mu byanditswe rivuga ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, maze nawe aravuga ati ririya somo ryamfashije rwose, numvise ko nagomba kuba jyenyine. Kandi turebye neza tuza gusanga iryo atari itegeko ry'umuryango gusa, ahubwo ari umuremyi wacu, ari Imana yategetse ko umuntu ahubwo azajya asiga se na nyina akabana n'umugore we, bakabana akaramata. Iyi bamuha impundu, tumuha amashyi, turamushimira kuko yaravuze igitekerezo cyiza kandi gikwiye. Maze ikibazo twari dusigaranye ni icyo kumubaza, ese kudashaka kuba wenyine uzabana nandi, uzakuraho umufasha mukwiranye. Maze ntiyadutiriye mu magambo, aza kutubwira ko umuryango wa Dabiye harimo umukobwa rwose yakunze, yabonye akabona afite imico myiza, amutubwiye twumva dukurikije uko tuzi umuryango wanyu, twumva ni byiza cyane. Maze ababyeyi, abakuze bana babihesha umugisha, maze aratubwira ati umukobwa yitwa Umunezero Florence,
nk'abari aho rero turavuga duti ni byiza arabivuze, ariko dukwiye kuzatera intambwe tukajyamo uwo muryango maze tukumva ko uwo mukobwa ahari, ndetse nihuse ko nk'uko umuco wacu umeze, ndetse tugasaba n'irembo, ndetse koko tukahava nk'imiryango tumenyanye tukibwirana. Ubushize rero bwo mperuka nicyo cyari cyatuzanye mu muryango wanyu, ubwo nagira ngo nibutse abatari bahari ibiganiro mu ncamake twagiranye, maze twaraje koko dusaba irembo, muraritwemerera ndetse murariduha, ndetse tuhasiga n'ikimenyetso. Ariko abari aho mwaratubwiye muti twebwe rwose nta kibazo, tubanye neza nk'imiryango yombi, ndetse ntabwo twabima umugeni, ariko mutubwira ko umugeni nanone tuzaza buri wese, buri muryango noneho tukaba twagutse, maze noneho tugasubukura cya kiganiro twagiranye. Rero mwatubwiye ko mutwemereye, ariko igikorwa cyo gusaba umugeni kizaba umuryango mugari uhari. Rero aho niho twasubikiye ikiganiro cyacu. Ubwo rero ubutumwa nyamukuru bw'umuryango nubwo gusaba umugeni. Nagira ngo rero mbere yuko njya mbere, nimutwemere uwo mwanya, nanone mu muryango wacu ijambo nk'iryo rikomeye turabanza tukarisasira, maze nimwumva bikwiye muraduha umwanya dusasire iryo jambo maze dusaba umugeni. Murakoze. Murakoze Manuel, mushyitse mu cyiciro. Hanyuma ijambo uvuze ntabwo ari ijambo ryo kwiyobagiza, kuko mu minsi ishize nk'uko ubivuze twari kumwe mu muryango mutoya, hanyuma irembo koko raridusaba turariguha. Ariko uyu munsi wari umunsi wo gusuzuma icyo gitekerezo niba koko aricyo, niba cyakwakirwa, hanyuma tukakeka kikajya mbere. Kubw'iyo mpamvu ntabwo ndi bukubwire ngo Munezero Florence ntabwo muzi ko umukobwa wacu, kandi nawe sinshidikanya yuko mbere utamuzi kuko ni umuhungu wawe, ni umuhungu w'umuryango. Ariko nk'uko bisanzwe abana bose baba bakeneye kuzamurwa mu ntera, ariko ntabwo ari igitekerezo cyanjye nawe. Igitekerezo cyanjye nawe ariko twe twashyira mu bikorwa ngo kirangire aho ngaho. Abahakubiyemo byinshi babizi, ibikenerwa kugira ngo umuryango wubakwe ni byinshi. Biradusaba rero kugira ngo uganire n'umuryango, nanjye nganire n'umuryango, mbabaze niba koko icyo Mutezimana umusaza waje ahagarariye umuryango adusaba niba ari igihe cyacu. Manuel, ndakumva. umwenyuye wenyine ahubwo se ntibyegeye nyine bikabongera umve n'ukuntu twese tumwenyura. hari ikintu nakubwiye uze kucyitorera cyane. Ikintu wambwiye se ndafite n'ubundi butumwa ukorega buri kumvuna, numara nabwo kubuntura ndagira ngo simwenyura kurusha. Reba arayimana kuko niyo yabanjeho na mbere rwose namwe, none se kandi
n'ay'igihugu turi mu gihugu kimwe yose rero turayahuje. none se ko umuntu atsindishirizwa n'itegeko muri uru rubanza itegeko ryakurengera muri ayo ngayo n'irihe? byose biri mu biganza byawe. waravuze ngo n'ay'Imana cyakoze iwacu tubanza Imana, ubwo utabishyize mu biganza by'Imana ubanza guhirwa kwawe kuraho bukeye. se wagira ngo Imana ntibizi? Imana irabizi. Izi Imana rwose wumva se ko kandi mu muryango wanyu ibyo bintu mubizi neza? kandi Emmanuel Imana turi kumwe rwose. ubwo rero hari igihe twivuna kandi byose Imana ibizi. ushaka gusabira umukobwa wacu niba yujuje imyaka ikwiye? imyaka irakwiye rwose. nakubwiye ko twicaye nk'umuryango twasanze imyaka ikwiye, ndetse tujya kureba no mu bitabo bya leta hamwe, hari igihe twaba twaribagiwe ariko dusanga rwose irakwiye. maze igihe nacyo kiza kugera ntibuze kumutumaho aze mu musuhuze namwe muze kureba koko ko ibyo nababwiye ari ukuri. hari itegeko rivuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. hari ryo ko ari irya mbere, irya kabiri n'ibiri. kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. none urwo rukundo se murarufite? ni rwo rwatuzinduye. reka Imana ibamugishe. murakoze cyane. reka noneho mbaza w'umuryango kuko niba ubwo bemeye ko Florence muri uyu muryango hari nta ruzinduko yagize, niba kuko bemera yuko twazakora gahunda yo kwemerera gusaba umukobwa wacu, hanyuma igisubizo cya mbere ko cyabonetse utegereze icya kabiri. byose bizi Imana kandi Imana iri kumwe natwe. urategereza wihanganye? mu by'ukuri umuntu ntiyaza kwereka ko agukunze ngo umubwire ko umwana umukobwa arahari rero, kandi nta n'impamvu yatuma tutabashyingira. ndabonamo umusaza witwa Rutabingwa. uraho Rutabingwa? urukundo n'umubano Imana n'ibindi. none rero impinga ntazitinya. none abakecuru n'abasaza nicyo cyabazipiye rwose. n'uwo musaza kwicaranye gusa wowe gusa nawe nasigaye iyo wigumira mu rugo basore bakaba ari baza bikoreye ibyo bibindi nabonye arimo ndandikira kuza kwakira byari kugutwara iki? nawe yasabye ko ahigerera kugira ngo ubone ko koko bifite ishingiro kandi ko bikomeye kandi ko atari imikino. Mbaro Manuel ndakumva. n'ubundi tugiye tuvuga ngo hari igihe amata abyara amavuta. gusa amavuta hari icyo abatwaye ntacyo. abakecuru n'abasaza twisiga kamuri mwumva mumerewe neza. umunsi rero n'umuryango kugira ngo mu by'ukuri noneho turebe mu bizami mwakoreshejwe n'uburyo mwagiye mubitsinda, muri ku rwego rwiza mugeze kuri 80%. murakoze. ayo rwose umuntu ajya muri kaminuza. 80% uba ugiye gusingira garade distinction. ariko rero iwacu umuntu ugatsinda 100% ntitugendane kuko abana bacu rwose ahari uko uzajya ugenda umenyera natwe tuzabibona, twebwe dutsinda 100%. ese bakanya tumaze tukaba tugize 80, nituza kumara andi masaha arenza yabo urumva tutarenze 100. ikibazo cya nyuma nicyo kigora. umwarimu umwe yigeze kumpa ikizamini ngiye mu ishuri, nuko bashyiraho ibibazo byose ndabisoma umuntu ndabyumva kugira ngo natsinze 100%.
hepfo gato kumbe n'urupapuro yashyizeho akantu kanditse ngo kudurake. maze ashyiraho amanota abiri. ariko mu byo nari menyereye nuko ngiye kureba nsanga aho gutsindira ku ijana natsindiye kuri 80%. bageze aho ngaho abandi bamenye gushimira maze ikizami baragitsinda. ndagira ngo rero utaza gusigara aho ngaho rwose mupfa kunyemera umwanya maze nkashaka ayo manota asigaye. nawe rero ubundi byitwa urukundo, ubutumwa rwose, umunezero. y'ibyo bintu bihuye nibyo bitanga umunezero rwose, ibyo turabizi. none uko ndi wanyu iki gicuza ku kigo turabo cya kabiri. reka nduhore nubona icyo nacyo wagitsinda nyaboneka uramutsindishirijwe kuko kwizera wiyumva neza. ubu buki rero nibwo nababwiraga busasira ijambo nka ririya ry'umuryango, ijambo rikomeye, cyangwa se hari aho nageze naho numva babita ubusaba umugeni. ubwo rero nimushyikire kandi mushyikirize umuryango rwose. ntugire ikibazo, buriya ni uko wumvitswe neza. ariko urabizi yuko tutareba bizi. murakoze, Imana iho umugisha. inyungu ni imwe. hasigaye twese bitugereho. witeka ku mugisha. murakoze cyane. maze rero rwose ni ukuri ishimwe. murakoze cyane. kandi reka mbere n'abari ababyeyi bari bagize impungenge, nimushire impumu mumwenyure ubu igisigaye noneho umva akari ku mutima ni wowe ukaza ariko cyane kavugiye umva uhaye ukazi. murakoze cyane. nk'uko rero mbivuga ko twaje mu muryango wanyu dusaba umukobwa Munezero Florence, tumusabira umuhungu wacu Nzakizwa nayo Obedi. nk'uko twese twasanze umuco, amategeko ari ay'igihugu, hari umuco, hari n'ay'Imana tuyahuje. mu muryango wacu tugira umuco, iyo batwemereye cyangwa se iyo baduhaye ndetse n'aya mazina batubwiye mu muryango wacu, natwe abo turabagira, turayita, turayahuje. rero nagira ngo umusore uri hariya anyegereze maze tubereke igice kimwe cya rya zina mwatubwiraga. hari inkwano z'ibanze, maze mujyejuru muzitwakirire, maze ikindi gikurikiraho nimwe mugikora muradukosha tubakwire kuko twaje twiteguye. murakoze. kire ni iki ngiki? iyo ni cyose kigeze cyogera inka rwose. ubwo bivuze se ngo n'inka ziri mu nzira rwose. irya zina se aho ryerekezaga buriya sinahumvise. n'inzira ihiye. mwatanze inkunzi. ariko ndumva natangiye kuvuga neza. buriya na kariya niko mwatwakirira
ariko ibikomeza kubaho niki ni ibi ni icyo kureba ngaha icyo ni icyapa cy'ubuziranenge ko atari pirate. ntabwo ari ikimenyetso mwashyizeho kugira ngo ntabwo ari pirate rwose icyo byujuje ubuziranenge. Isuka ko ari umuco wacu, hari impano z'ibanze za mbere kuko umuco wacu dutegeka. Ntabwo navuze ibyo ngibyo gusa, wenda ushobora kuba warabyumvise ahandi. ari wowe tubana se wasanga amakosa y'uko ari wowe yandikisha nayo rwose nk'uko arimo baza undi rutese n'inka ziri inyuma iwacu iki mashini ihinga ihinze bagahinga ubwatsi bukamera burya umumaro wabwo urabuzi. Urakoze, twe tuyita cyose ubwo byose tuzabihuza nta twese. ntureba hari ibyo nagiye kubona komeza unagaki kana kamashini nabivuze se rero turagenda rero ntacyo ndabikosora ibisigaye. Ikibazo kimwe burya nta kibazo. Iyi ni mashini urabona bari urimo mbwira uko mubikoresha bwatsi wari urimo mbwira. Iyi mashini rero niyo gusarura maze mugashyikiriza inka nazo zikagurwa neza kuko ari mubimbwira. Aha rero iki ni ikibumbiro. Keneye urafasha ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro maze muri bitegereze n'ibigera mu muryango harimo binanditseho, harimo impapuro nyinshi. nuko naribonye nta cyapa cy'ubuziranenge kiriho hano, bagishyize hano. Rero hano nasanga hariho kasheda. ntabwo twazana ibintu bituzuye. ndagutsinda mwarimu kubanza abanyeshuri baba ndabaza se kubaza ni byiza, ahubwo gutanga amanota kubazaga mwarimu niko mubaho kandi n'impano yanyu nayo ni nziza. Rero iki ni igicuba, uko babikoresha ntekereza ko n'ubundi cya gitondo twarabibonye, ibyo musanzwe mubizi. umusore sarabizi uzi ko bagikoresha nyerekeye ko bagikoresha nyerekeye babigenza bati reka niko bigenza. reka tukwereke undi babigenza bati utyo yego ku manota ubanza nawe utavungukara, nta ngo batajya bavunguka urenze uko narengeje ijana. Ariko rwose nta kibazo afite, ndamutumaho aze rwose ntacyo. reka nkure mu kwizera ariko nisaga Obedi ngo nabyumvise. reka tugukoshe rwose, turiteguye turigwishe rwose. turagukosha inka turaze ufite zingahe ko nuko nyine abarimu ariyo mpano yanyu, kandi nukomeza kugisubiza ugombye gukimberera mu cyamo. amanota ndayagabanya ubundi mu kizamini cyo bita mayinazi -1 -2 iyo witwaye neza cyo bita discipline. numva ukomeza kugira twageza ahantu heza, ariko ushaka tugeza heza, ariko nayigeze mu manota ageza heza. Icyiciro kimwe rwose cy'abahirwe. icy'abahirwe kiba hose kibaho rwose. abo ndagusaba ko bagufasha rwose.
nicyo mwita icya kane se mugita ngo iki mu muryango wa ntabwo kikibaho umva nawe icyo cya kane kiracyabaho umva nubona ari uwagutabara turagira vuba n'ibyangombwa usanzwe umuryango biteguye kuwutanga hano nuko n'ubundi no gufatanya ubundi se ni mu buduhe twakwanga se ko muri buduhe n'ikirenze igitekerezo haleluya ugera bicu se maritero maze rwose bitandukanye batunganye kera se urumva buriya hari imvugo rero urumva ko ibisubizo byose ari bimwe ntabwo bitandukanye cyane ntabwo bitandukanye twumvisha yuko uri mu cyiciro cya ba rugerabicu yego ese nka waba ufite harimo n'abo bita aborozi hakabamo n'abatunzi muri ibyo byombi uri mu kihe gice twebwe turi abatunzi muri abatunzi ntabwo muri aborozi abo ntabwo tubazi umuryango wacu ntibajya babamo rero ubwo niba hari aho bari ntabwo umuryango wacu turi abatunzi ariko mugira n'abo mworozi icyo si igikorwa cy'ingenzi nimubaturangira rwose icyo tuzagikora twagira ngo mutaza kuduha za zimwe zagira inka kandi wenda arizo mwaba mufite zonyine none ubwo muri abatunzi ni byiza cyane rwose mugira na za nka za kijyambere se kijyambere harya ubwo ni mu ntoki tugira izacu kuko turi abatunzi kijyambere uwo nguwo kijyambere ko numva ntanamuzira unyibutse mu muryango wacu hari kijyambere ubakora izo nka zisa n'iza kijyambere oya ariko haza ko n'ubundi inzuri zanyu n'izacu zegeranye haze mukihera n'ijisho mukaza kureba ko byarushaho kuba byiza inyana ebyiri zitetse umumano n'izindi ebyiri zirari ipfizi mu mahembe ntabwo tukugora rwose izo ntuzitubonera turazishima ukosheje murasanga zageze mu rwuri nagira ngo mubajije abashumba bababwira ababaha amakuru nyayo afatika kandi niyo mwaba bizera ntacyo byabatwara byose icyo muza gushima murakora icyo murakoze twereke Obedi murakoze cyane burya kugira ngo ndizeye gukora reka data uba wibeshye uyu mukobwa ko mwakomeje kumuvunisha iwanyu ni ukuri se kuko ariko reka twe kujya muri byinshi ariko sibyo ko harimo mukunda kubaza iyo umukobwa nabisobanuye yigira ariko impano yanyu ndayizi rwose nayakiriye uriya ni umuhereza ntabwo ari umwikorezi ariko buriya niba namwe mufite abasore buriya hari icyo waba uri kumbwira inzira twanyuzemo namwe muzayinyuremo nta kibazo natwe dutanga abageni niba rero abasore banyu nabo bareba cyangwa bakumva ibyo biri mu biganza byanyu reka rero Manuel ndakumva ubwo mudushimiye rwose natwe turabashimiye reka beti buriya yageze hano ngaho rwose nubwo navuze gutereshizwa n'imirimo ariko nanjye kubwo kwizera reka ndebe yuko igisubizo kiboneka kandi ko amanota kiboneka rero umva icyo usaba nanjye ndakiguha ubwo se ntiwacyumvise kandi iki kizami tugiye gukora kirakorwa mu minota itari itanu se wabikoze ibyo ugomba gukora ntabwo ibyo ugomba gukora kandi iwanjye bagwereka neza uriya Obedi koko umusore witegure kuba umugabo natera intambwe yigira imbere ndabona ari umugabo bino mutera intambwe muze muhagarare hano imbere ndabona barasa n'inyange ubanza bafana ya kipe nyamutegwa ya kipe sinzi nuko bayita ubanza ngo ari ya ntare ariko ntihangane ntibatuze turi kuko baranaberewe ndababona wagira ngo kuko babivuze ndabona ari abatunzi
natera intambwe yigire imbere tumurebe adepera iwacu. Ngaho uwo niwe Rudasumbwa mu basore, abiwacu ni abasuhuza kandi nabo ibiganza bitagira ubwiko bamuramutse, kandi urabona ko n'ubundi reganga amaboko azaguha inanganyiramukanya. Uwo nguwo niwe Obedi, natambuke agiye imbere ariwe kiyongozi asuhuza abiwacu ndetse n'abandi bamukurikiye nabo bazi babaramutse, ubundi dukomeze twumve uwaje ashaka mushiki wacu. Rega n'ubundi ngo amaboko uzayamenya azaguha uyamenyera mwiramukanya. Ngayo nguko rwose baramwishimiye kandi baranamukunze. Ubanza nawe nk'uko yabivugaga koko, nk'uko yavugaga kuko mubyizere niko byahoze. Ndabona n'ubundi bamwishimira bamwenyura. Nuko ni abagabo, ni umugabo kandi arahamye, yarageze igihe cyo kwitwa umugabo. Hanyuma bakomeza baramukanya nuko kandi hanyuma mwe mwamugaragiye, umwe atambuka yicara hariya undi yicara hariya kugira umuza gukwira mu byicaro. Uyu munsi ni wowe ijambo nyamukuru urifite. Hanyuma ibitepera abasivile bose babwira ati bye bye. Ubwo ndavuga abasivile bagenzi bawe unabapepere ubabwire uti bye bye, ntabwo tuzongera kuba twitwa kumwe ariko sinzabasiga, uti bye bye, ubutaha tuzaba turi kumwe. Ni Obedi rwose, urabona ko uyu munsi yizigiye kandi uyu munsi aberewe. Aba amafoto nimufotore, aba amagambo muvuge, batera intambwe yihuse bakomeze baze mu ruganiriro. Abari bari gutegura Florence ngo aze kubona uko aza kuramutsa abatugendereye, abo turabasaba ngo batere intambwe nk'intore kandi batojwe, ndetse n'aba bandi bo mu majwi meza amwe y'umwimereri bafite gahunda yo kuza bari inyuma ya Florence cyangwa imbere. Abo ngabo nibo dusaba ngo baze gutera intambwe kandi muryoherwe, aherekeje mushiki wacu Florence ijwi ryiza. Mukomeze mutambagire kandi muhuze tuvuze impundu ziturwe miganzima, nzira kurutwa se twamwimikiri, tumuteteshe ijoro rike, tumuririmbe bimunyure, tuvuge ikiranga kwezi cyicaro cy'abakobwa, nka rutagira umwanga, umwangavu wariboye, umutoni wa twese, uwise kwisana se, wahanyuku gisagara na cyamukuza, uwe ni nyampinga mu bari araje. Nihuza mutari ruberwa no kuba ingenzi, uwiciye amana y'abatanazi, uwo musaza we rero usa na muganza, ubaraje umusasu na rubo, ubaraje harangajwe imbere na musaza wabo, nukuri mumfashe mumwakiriza amashyi menshi mwuko byaramwe, amashyi menshi. Anezerewe nuko rero izina ryawe ariko riri witwa Munezero Florence, twari tuguhamagaye
gutebuke uze witabire umuryango mugari urabona ko wateranye uhindukize amaso hariya urabona abaso wanyu hariya nyuma urabona abanyagosenge hariya urabonamo bakuru bawe urabonamo barumuna bawe bose urabona yuko baje mu muryango. Impamvu rero yaduteranyije kwari kugira ngo nk'uko wakomeje kugaragaza ubwitonzi muri uyu muryango kandi uyu mwaka turi gusoza akaba ari umwaka mwiza wo kugira ngo tugire icyo tugufasha. Twemeje yuko tugomba kuzamura mu ntera uyu munsi. Kuzamura mu ntera rero byagendanye n'uko ab'umuryango bamaze guterana bemeye yuko bakubakirwa umuryango. Ese niba atari ukuvuga uburimi, umusore witwa Obedi uramuzi? Urakoze cyane. Ab'umuryango rero mwamumera amashyi, uramuzi, ntabwo banyuranyije n'icyagombaga gukorwa, bamaze kwakira impano zawe. None rero niba witeguye yuko Obedi mwakomezanya ubuzima bw'umuryango kuko natwe twabyemeye, ndatekereza yuko nk'uko wabitojwe utadutaba mu nama, ubyihamirize niba uyu munsi wemeye yuko Obedi akomeza gahunda y'ubukungu bwateguye, maze ahasigaye ababishinzwe bakomeze gahunda uko zateguwe. Arabyemeye nuko igisigaye nk'uko bari bisabye gahunda z'umuryango zari izo ngizo, namwe mukora igikwiye. Data rero utarashyika mu byicaro ni Munezero Florence, urabona ko anezerewe nawe umuryango wakomeje kugaragaza umunezero. None rero ndagira ngo Florence nkwereke nguyu, maze umuhungu wawe irungu yari afite nta hantu nakoze nkumva hacitsemo ikinogo, agende nawe azi icyo gukora, ahasigaye abe yumva ko yuzuye, nawe araza kutubwira nawe umwana yabaye umugabo yakuze. Murakoze, turabashimiye. Uwiteka abahe umugisha. barakoze cyane abasaza mu bahabakimuka byane. Ati hobe mukobwa wanjye, ati gira abana, ati kandi nawe uzababere data. Sima tubigaragarize mu mashini akabyara. Uko twavuze tubivuga Obedi ni karibu hano maze ukaza ugasanganira uwo wihebeye, uwo wakunze, wabonye uruta abandi, ngo yihane umunezero, ahasigaye nahawe. Harakoze cyane, nukuri urakoze ukoze ibikwiye. Ngo Obedi rero nakubwira iki? Uyu mwanya mwiza, umubare w'ibanga ni uguseka. Nakubwira iki? Obedi rero araza kumwenyura, mushirigitananga gundira ugabanya urwo rucyanyaruzane ibyo turiho, hanyuma dukirigite nanga. Urakoze cyane. Icyo ngukundira rero nuko mvuga rimwe kumva kabiri. Obedi nabikubwiye, umubare w'ibanga ni uguseka. Ngaho tera udutambwe duto duturutse ahatunganye, usanga umukunzi. Nguwo rero ni Obedi, rero udasumbwa mu basore, usumbwa na se gusa. Inkubito y'abatimberera kubanza, rudasumbwa mu basore. Ati basaza barebe rero, ati cyagiye twazaga kugusura tukamenya tukajya uruhande. Basaza rero ba Florence mwarakoze, ngaho musubire inyuma mu mushyikirize Obedi, mwarakoze cyane, mwarakoze. Ngaho rero banze kumurekura da, nababwira iki? Basaza ba Obedi rero ubwo uramenye icyo gukora, nakubwira iki? Sindi bukwigishe. Basaza ba Florence bavuze ati ntago tumurekura. Icyo gukora nakubwira iki? Pare ntibirakureba. Mwese muze ko amashyi menshi mwuka byaramo, amashyi menshi.
ati noneho ubu twamurekura, ati noneho ubu twamurekura Obedi uragitsindiye ikizamini. Yo ati basaza bawe, yo amashyi menshi umwuka byaramwe. Ati naragukunze mbigira ibanga, ati none namwe nakubonye nshize agahinda, ati none ngwino nkwereke uyu muryango ejo utazayoba mu muryango. Amashyi menshi umwuka byaramwe. Nukuri ibi ni byiza cyane. Noneho ndagira ngo Obedi na Florence mufate akaboko muze hano aho umuryango wose uri bube ubareba. Ndagira ngo umufate akaboko hanyuma muze muhagarare hano. Muhagarare hano, murakoze cyane. Muhagarare hano, hanyuma ndagira ngo mumfashe. Pare na marene akazi kanyu karabareba, ntimuze pare na marene ntimuze kwica ibibareba. Pare na marene, pare ndagira ngo unkundire uze hano hamwe. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero mfashe abanyamakuru batabigize umwuga babe bicaye kugira ngo baduhe umwanya wacu. Abanyamakuru batabigize umwuga baduhe umwanya nukuri kugira ngo igitaramo cyacu. Ati zamura rwa rutoki rwa musumba zose. Ati ati mpambitse imbete itagira umukunjo, urwo ngukunda ruzira konji. Ati kandi nguharuriye umuhanda utagira dodani mu mutima wanjye. Amashyi menshi umwuka byaramwe. Ati nguharuriye umuhanda utagira dodani mu mutima wanjye. Ati nukuri naragukunze mbigira ibanga. Ati none ndakubonye nshize agahinda. Ati none niyo mpamvu nkweretse uyu muryango kugira ngo ejo utazayoba umuryango. Ati mugabo wanjye rero akebo kajya wamugarura. Ati nanjye ngufitiye impano ikomeye cyane. Nanjye rero ariyo mpamvu ngira ngo bayinyegereze nyigushikirize. Ati mugabo wanjye rero hakebo kajya wamugarura. Ati nanjye mfite impano ikomeye cyane ishingiye ku njiji z'umutima wanjye. Ati akira mugabo wanjye. Ati nukuri amashyi menshi umwuka byaramwe. Hanyuma rero ati nanjye Florence ngufitiye ibyiza byinshi. Ati ariyo mpamvu ngiye kubigaragariza hano mu ruhame rw'abantu benshi. Ati nanjye Florence nukuri ngiye impano nukuri ikomeye cyane. Ati akira kandi akirirwa. Amashyi menshi umwuka byaramwe. Nukuri inshuti z'umuryango ibyiza bijye bijyana n'amashyi zihage nsabiriza mwuka byaramwe. Murakoze cyane. Nagira ngo rero musangiza amagambo ukomeze uhamagare abantu bagomba gushyikirizwa impano cyangwa se bagomba gutanga impano, gahunda zikomeze. Florence nk'uko ari koko, Florence nk'uko ari abantu benshi bamugiye ku mutima, bityo yifuza gutanga impano kuri bo, ahereye ku mubyeyi yungutse uyu munsi ariwe isebukwe, ariwe data wa Obedi. Natera intambwe yigira imbere hanyuma amushyikiriza impano. Ati yewe nguhaye mubyeyi Mose yarayihawe ajya gucungura ubwoko bw'Abayisiraheli. Ati nawe uzayitwaze. Ati nugera ahazamuka uzavuge yaturutse mu muryango muzima. Urakoze cyane nukuri. Ati wabaye umubyeyi. Kameramani nakubwira ko uyu munsi wabonye ikiraka ntuze kubitesha agaciro, ahubwo iyi foto irakenewe mu nteko y'umuryango. Iyi foto irakenewe. Urakoze cyane mubyeyi rero warakoze. Nukuri ngushimiye ibyiza wakoze mu bwana bwanjye. Nukuri Florence. Ati mubyeyi warakoze. Ati nukuri ntacyo utakoze mubyeyi, warakoze cyane. Ati nawe Obedi rero warareze. Murakoze cyane. Kameramani nababwira ko iyi foto ntikabure mu nteko y'umuryango. ajyemo hagati yayo.
ifoto irakenewe, ifoto nziza, yego. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero nukuri nibutse ba bantu abanyamakuru batatambuka, hanyuma wereka umuryango umukobwa wihebeye, umukobwa wakuru. Ati rero Obedi nukuri barakoze, yego. Ndagira ngo murajya mutambuka mubasuhuze. Ati Florence rero ati Obedi rero atuyeho umuryango wanjye ubu. Ati bajya bavuga ati Primus niyihuza umuryango, ariko barabeshya, ahubwo ubukwe nibwo buhuza umuryango. Nawe rero ubaye umwe mu muryango wacu, ariyo mpamvu bigaragarije. Ati data rero muri iki gihe imvura irimo kugwa, jya uyitwaza, hanyuma nugera imvura nigwa bajye bakubaza ujye uvuga yaturutse muri wa muryango muzima. Murakoze cyane. Ati niyo nkoni nukuri rero. Ati Mose yarayihawe ajya gucungura ubwoko bw'Abayisirayeli, ati nawe uzayitwaze, nugera ahazamuka uzavuge ko yaturutse mu muryango muzima. Babamushyikiriza impano, hanyuma murakoze. kandi na ba nyina wabo baze gutera intambwe nabo ngo tujye gukora nk'abasore kuko isaha yo ntabwo iragarara. Ba nyina wabo baze gutera intambwe bigire imbere nabo Florence abashyikirize impano yabo y'uyu munsi kugira ngo bakomeze babane kuri uyu munsi w'ibyishimo. Nyuma ya ba nyina wabo ndaza kubasaba ngo nibazajya bamara guhabwa impano bajye bafata ifoto y'urwibutso. Harakurikiraho Wishyeri neza, nawe Florence yifuje ko yamushyikiriza impano uyu munsi, nawe natere intambwe atebuke, ubundi dukomeze turyoherwe muri uyu mujyo bafata ifoto y'urwibutso, hanyuma dushingura tugakomeza kuryoherwa. Nyuma ye haraza umubyeyi Mama Sharon, nawe Florence yashatse kumushyikiriza impano uyu munsi, yabonye ko ibyishimo by'uyu munsi ataza kubihagarara kuba abifite wenyine, hanyuma yifuje ko nawe yaza kumushyikiriza impano kugira ngo amwereke ko mu byishimo bazaba bari kumwe ndetse azamuka n'ahamanuka. Nyuma ya Mama Sharon haraza Aunt Philo, nawe aze gutera intambwe ya gisore atebutsa kugira ngo dukomeze tujye mu mujyo umwe w'ibyishimo. Gahongayire nawe araza gutera intambwe abe hafi kugira ngo impano baza kumushyikiriza itazari ubundi yitwa Fifi, nawe aze kuba hafi kugira ngo Florence aze kumusaza umubyeyi Marlene. Uti ni ukuri twarabanye kandi igihe cyose tuzakomeza tubane. Jania nawe ngo ni umubyeyi rwose, nubwo atabasha kuba yabivuga yaza kuhamubera kugira ngo byose bivuge ibiri ku mutima wuti wambere mubyeyi, kandi nanjye nzakubahisha aho nzajya, sinzanakwibagirwa ubwo uza kuba wiherereye. Iyi mpano uzayifate urwibutso rukomeye cyane kandi n'akazi wankoreye, nubwo nta Jania nawe rwose aramushimira. Twongere turarike Marlene. Impano ye ibone umuntu uza kwitwara. Uti warakoze, uri umubyeyi wambaye hafi kandi nzakomeza mbikubahira. Impano yabo kuko ngo nabo bamubereye ababyeyi batari gito, iteka n'iteka azakomeza abibiture kandi azakomeza abibashimire. Ngayo nguko rero
w'ibyishimo by'uyu munsi. Uti wambereye umubyeyi, aho ngeze aha ngaha iyo nakugira mawe rwose. Uti wambereye umubyeyi, nzagukunda kandi nzabikwereka igihe cyose n'ahantu hose nzajya. rwose uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo mu mitima y'aba babiri bashara, bakomeze batera intambwe baze bashyikire impano zabo kandi zivuye mu biganza birimo ibyishimo bikomeye cyane kuri aba. Uti ni ukuri muri ababyeyi kandi muri inshuti, nta mwanzi wabatera turutse iwacu, urukundo mwatweretse ni inyamibwa, iteka ryose tuzakomeza turubiture. Niyo magambo ari ku mutima ndetse n'ibiganza byuzuye ibyishimo, byuzuyemo kado ku bantu bafite ibyishimo byinshi. Rwose ni igitangaza uyu munsi, ni ibyishimo kuri twese. Turaza gusaba n'ababaziritsi bafite ibyabo byo kuba bakoresha, hanyuma baze gutegura byaramwe. Nibyo nababwiraga, ni ukuri yaraminuje kugira ngo izindi gahunda zikomeze nk'uko twaziteguye. Ati nibyo wariteruye iryo jambo riremereye cyane, amashyi menshi mwuka byaramwe. Ati naravuze ati ndagukunda, ati nanjye Florence narakwemereye, ariyo mpamvu ugiye kubigaragariza mu ruhame rw'abantu benshi. Flora mwongere, ariko umugabo utahaze ntahaha, mwongere. Amashyi menshi mwuka byarama. Ndagira ngo rero musangiza amagambo yari yantije uyu mwanya, ndagira ngo muhundire mucakabuki murakoze cyane, indi misango ikomeze. Ni umwanya mwiza. Inkuru nziza wigemaho batinye nkubita batimbembera ku bantu wacu wangura kudatinya, ariko ubusanzwe nkundirwa gutarama. Rusha umuntu akuvugiza nkarusha inkota ukebandindikura abavuzi nguza murego sinimerwa rugamba sindobanurwa inyuma, nta n'abarinda imihigo nta ndi igikwerere cy'ubukumbi. Bibi yanze mera yangana munazi urwamenyiko bimbonera zayibwirije kwenderanya, ntiyakurira inyana igicuri nk'abayicumuriye yivuga inyuma y'ijuru ijambo ritaha ijabiro. Izugira byayo rusugira mbonye isangambye nyita impunzi zaba izuru by'ibibanda bihembe by'ibidudu. Ndababwira iyo mu mpora impunzi zibumpuye impundu ziriwe mu basenyi, ngahiba n'umwanzi kamwirenza yabona umwana ikamwirerera, zamwimbanyi zirabyara nanjye ngaheka nzazibangurira. Impamvu yabyaye impangama ku mushumbi bibaye impamvu imana yo kuzivuga imyato nitangira icyo ngiye. Zageze iburengero zirengera rwa byamaze zimubuze murambe zishobora wagashabara rumwe murantazikerezeje gusezera bene rubi nsanga batatashe kabiri nkayicongore ncongore inzira. Tukazingungu havuka mugabo wigama batinya ducize inyota y'amara utebeza muginduru niyumva ngituzi nirigirwe ngatamurwa rw'inziza rugasanganira impeta. Impundu zikazikena uruvunda ku rugana mbere bakaririmba icatanu zigaca ku murongo wo kwira ngo zikajya gusureza rwahinyuka. Zara yakinze muri munani zitakugashupurika bahuruzi zikomeza gusura amagaje y'urumuraru, naho hakaba abanyamuberwa nka se gutegege rumuhuruza kwa umusaza asije n'abandi zerekeje urugamba. Ubwo rero zikomeza kurambagira umurambi zitakurugano turana tuganira neza zimabaga basingize nshirabwiko, natwe twogeza rudahinyuka nase bujaba kwiye nikamba yambara y'ingabo igize nini gitswe nyamurwana kuri gakondo bishize ruko. Ibana na rwigere babaririmba mu mihegerege mu mpunda za impanga z'amihigo n'ibimburi intwari kugenda imbere, ujya utoje gucura impumbi ruba zicaga igamanza rudacagaca, yacuze impumbi cyaha abanyamahanga tuyisingiza mu mahamba. Data umwanzi w'ibyiza ni amasaha,
vuze byinshi nabandi gutinda ariko abakobwa zabagize umurimbo abahungu zibagira imitaka abatambazi bagira imitari zirara kuriba nanjye nkarara ku myugariro ndazikunda kuko zikamwa n'abana igicuku cyarimbanye zikazagomba abagabo ariko kandi izo mbabwira nizo zabujije guhinga zituma nengera guhimba nzazibangurira korera ku mbonyiga zawe maze nsubira iwacu ukabyara murakoze cyane umwanzi w'ibyiza ni amasaha ariko nta kundi twabigenza tugomba gukurikiza gahunda nk'uko twaziteguye maze unyemerere ngire umujyo mwiza w'abo bageni bacu b'uyu munsi baze kugenda baryoherwa ndetse natwe tuze kuryoherwa ubundi mwese bize kubageraho mukomeze mwishime kandi muryoherwe.